ambwiraga nondamu gukomye rutendere ushobora kugenda ugiye kuko yena nimbizi kikiraka cye bamubeshaga amazimisa ahozagurika ibyo byo gukora twikomereza urumva bari bamubwiye ngenda y'Imana nakazazaga kwepa oya yabonye sefara hunga ashobora kuba yaramaze kubona yabonye sefara nyine nanjye nabi babwiyerega nundatse ubundi ubushobozi bwe nabatangiye kubona ko atari ubw'ikipe nk'iyi ishaka igitutu urumva uyu mugabo ngenda y'Imana baramuhamagaje ari kubona Rayon Sport irwana n'amasezerano yaho kanyira aho gati twakina kino kiraka ariko kuwa mbere tukazaganira ariko mu buye plazabo ntago ngenda y'Imana kirimo barumva bazana undi mukaseri hari nago mpamvu Kevin yagiye kuzana Sefu akavuga ati ndashaka Sefu niwe tumenyeranye urazana ibindi president turatsindwa nanjye cyangwa ndigendera urumva cyananye nzagende kandi avuze Leonidas ariko ngo ntabyemere ngiyo autorité ariko yari irakabije nanjye nako yishimagiza irakabije ageza aba vice president w'ikipe nka byandi byazavi nyine ngo ninakora ibintu nage none se ibyo Jaberi yabizanye muri aperi bamuhambirije rukibona nubizi ronda uwitwa Manzi yashatse kuzayabwira Fanda ati uyu munsi nago dushaka kuruhuka Avanda ati nta gutegeka mu rugo rwanjye kuba ikipe yikunda ntago bivuze kujya kwitegeka utari umuyobozi wayo ugomba kugenda niba ubona utashaka ibyo ushaka no kujya inama so gutegeka abagira inama hariyo no gutegeka arimo gutegeka ari gutegeka agira inama ubuyobozi nta mazigiye kinini abasaba kugura Sefu kandi oya ni inama tanga nakomeza kuvuga bino nawe ntabwo azaramba umupira we kwa ibeshe umukoreho none se Kevin umunyamakuru Kevin ko akinisha akaguru umupira warabuze akina neza oya yeshe namuvuga abafana bakugurukane ibeshe umukoreho abafana bakugurukane Leonidas umukinyi mukuru none se ubu washyigikira umukinyi ari gutegeka umurenge kwa kundi bavuze ngo yagiye ari gutegeka ariko wenda n'agasaruro kariho hari igihe cyazagira kiha gukomeza nawe ntacyo yavuga nyine n'agasaruro kigira abashaje nawe nonse wavuga iki wavuga ushaje utagigenda ubu Haruna yagaruka Haruna naguze umuntu yategeka iyo ushaje uratuza hanyuma rero ategeka n'umutoza oya amaze igihe none se ubu oya Kevin kateye nubizi mutangaza ndabizi jewe yajagaza avuye hanze abona bayi murani ati ni guterewe yaguze abakinyi babaswa nk'abangaba mwuka byanamo ati ati umuntu watangarije aperati iyo kipe yegereza oya we ni kateye none se kubishima ibintu ukabihakana ko cyo oya maze telefone amagara Frodo waramugati uri umuswiri asitante nkayo uri bubashe Frodo yaramwandikiye mbere amacu ko ngiye kukwica harabaye ariko Raperisi kageze ahigura umuturage wawe mu cyaro ngurikini Raperi ati ndaje ngucengura se Frodo wari uri kanya ari yagancobo ya buri kanya urumva hanyuma rero Sefu uti Sefu rero nawe numwe muri abo ari muri abo kubasoje Sefu ikibazo cyari kiba rero yego President kwitwa Kevajya kumuzana namubwira ati uyu muntu ko ari umuntu bana na babantu bo mwishyamba ko ari wo kwa Kanyarugabo ati abantu bavuye muri Rayon Sport barabana na Sefu ariko Sefu ntabwo ari wo kwa Kanyabugabo kandi bavuga ati no mushuti wese bushese bamuzanye bakamwanga ntabwo byibuka ari wa Kanyabugabo ariko yine avuga ko abana na Desai sara cyangwa ariko kuba ari no wa Kanyabugabo ntacyo none se Kevin oya Kevin nyine samubwira ati president ano umukinya ashaka akazi ntabwo yaje gushaka ibyo by'aba bantu cyane urumva yaje ku kazi n'umuhamya yuko uwitwa Sefu ejo bundi aje konfirima ngagiye muri lokali Jean Fidela aho yicaye nari mabaye urabyibuka mutangaza yesa serimo yahonye nagize ngo yahageze bamushinjaga ikindi Sefu urumva icyo bari buze gufana ibana amafaranga bapfa arayabona ariko Sefu nk'umwana w'ikipe n'abafana uburyo bamwishimiye n'uburyo n'ubushobozi bukibuga comment z'abafana buryo rega nawe ari giwangira ikintu urumva ariko wabona uburyo abantu bose bakwandikira ngo felicitation ugati buryo ngo uzintwara urumva tiburya namwibeshaga nk'ubu nkanjye rero ndashaka kumutungura ejo namwereka umutoto ngiye kurongora rero ndasagahita yigurira amacupa ati uranyemeje watindiye igihe ikibazo ntabwo yishimiye ko ngiye kurongora yarongora sha urumva Sefu rero uti nawe numwe mu bo rero mubonane uyu munsi nibidahinduka kuko nabo urabizi ariko rero ni dasari bazanga arasaba ngahe
ayo bamugenera yose bayamuhe ariko akwiye nka miliyoni 15 imyaka ibiri ariko si uragigabanya amafaranga Arsene ko yayibye 10 none se ariko se niba umuntu yibye nawe ujya kwiga ntibacirikanya rushase umucyari mu ikipe y'igihugu umuntu ari mu ikipe y'igihugu urazana abantu batari mu ikipe y'igihugu ibyo by'ikipe y'igihugu byihorera si umwana 10 nizo ngizo oya 15 hari ubushize bamuhagaze inga si 10 ku mwaka umwe 10 gatari 8 10 mu mwaka umwe none se abasaba 15 umwaka umwe ako oya sefu nagaruke kwicara nagaruke kwicara ese ko rakimeze neza sibyo nyine bataka ariko sejo muri match yakinnye ruboneka ni yarera amaze abantu ariko nawe mamya ko nawe naje gukosha nawe naje gukosha nawe ntabwo naje gukosha ariko jewe oya sefu burya niyo umuntu ahuye mu nzira aragusuza ukabona ko ari umuntu mwahura mukanaganira ariko araba yarya ombaye baragusoza mukaganira mugapanga ari umukinnyi wazuza akabyanga mukareba uko match zizagenda wavuze tukanywana rero kabyihorera kamutangaza yarasudoze karyo goze mugore n'umuntu mwahura mu muhanda akagusuza ukabona wagira ndazuguhoberana harimo abantu b'isambusa baragusoza mukanaganira ye banga boneri iyo uzarebe umuhuye muraganira mukamutera biparu wagusetsamo cyakeve urumva ariko arabo ariko sefu warihariye muraganira mukanicara hanyuma rero abandi bo bagenda rero ni dasuka niyo zagera ku 10 yazijya 10 na 15 witwa Richard difference nini witwa Richard n'umukinnyi wese ukomveka bariyo ku buryo bareba muri mediane z'abanyamahanga bari mu Rwanda hano kavuga ati ntawe tubona wasumbye no muhungu niba twaraguze Rafael Osaruwe akaza gatubera igikenyeri rero ni dasi urumva tukaba twadufite abandi badagadaga barimo mvuye kure Emery ariko Saruwe banamuguza agira ibivune muri Bugesera ariko ari umukinnyi none se muzemvuye oya ari umukinnyi ikipe zigura umuntu yababwiye nkabo Rafael Saruwe nanjye nabuwe ndamaganye ndatesha urabyibuka ariko bakanga bakabajyana ibisambo biranga bibajyanayo Fidel nawe yari atara uhugukira ibintu by'imipira ibisambo bimwugariza bimwegera hari wari ugiye kumushyirera guwitwaga Nyandwi Theophile mwataka ramufike Bugesera bagira amahirwe basanga y'umuntu ubikurikirana hamagara ati tanga dore igisambo kibye Rayon Sport uyise Richard we nawe uravuga ko batanga oyanjye navugiraga kuri ariko nyine Richard we tubwire nyine kuri wowe Richard ntabwo namukurikiranye cyane muri match zose hari ariko match za Muhazi zose nagendeba nari nzi ko nyene n'umunyarwanda apeli nambarangiye bamva no murundi ndabireka ko Pichu se yakinaga oya uyu mukinnyi ni umukinnyi mwiza ariko ari mukinnyi oya no kuvuze ngo wasanze ari umurundi urabireka urumva ari umunyamahanga kina mu kipe noya babwira ngo uyu ariko kuri Rayon Sport ku bushobozi bwayo bavuga uti iyi ni umukinnyi wayikinira parapore wa undi waje ukabya ngo je ubu Rayon Sport umva mutangaza icyo umuntu yakwamagana wa undi basije gorira ariya yitwa Frank ese wamugiranye n'uyu mukinnyi wabonye yo ishaka no kugira gutya ngo igiye kuzana umunyamari cyangwa ngo umukinnyi ngo muri na Cote d'Ivoire utanamuzi kandi uyu wamubonye muri match umupira urabona ko arawaka arakora kira kibuga abonye ko ari we muntu wari ufite umwuka na bakeve bari bananiwe mukuntu na basefu sobwo rero turebe niba ariko Muhazingira mushakamo meshi nyine raza gukosha neza ntabwo afite umwaka w'amasezerano yaje uyu mwaka niba bari bitendetse kuri Elija bavuga muri amafaranga none bananirwa miliyoni 10 za Muhazi ariko perezida Muhazi yamutubwiye kera uyu mukinnyi ikipe izaza kumushaka nzamuhenda niba tanga miliyoni 10 za Muhazi nabo bakamuha 10 none se kuyisuganya amafaranga barayabaririye so abareza ahubwo ntibarenze izo abakinnyi barahenze rero sijya ngo abakinnyi barahenze mbaga 15 Muhazi 10 nawe 10 hanyuma rero umuzamu sumuzahirwa bimeze bite Jackson Runanga ibyabazahirwa n'abakije umupira w'u Rwanda na Zaire sinjye mbijyamo uwo mubano wa mugani waronda ntibamushimye se baramushimye ariko kubushima ni kimwe n'ibikorwa azagukora n'ibindi Narega uba wibuka Faustin nibyo nkubwira yazikunze byishira muri yo wapfa kugura wibuka byakubayeho mu bihe byo hafi ejo nawe yazakora iyo geste yagukorera bye agagenda ubuze umwanya w'umukinnyi akagusebya ku mahanga yose ayisigari umutoza wamuzanye arahari nta mujyane muri ayisigari areve muri ikipe ya Biblique
ati nta kipe yo mu Rwanda idakennye Leonidas aravuga ukuri umuntu n'uwo mu ikipe ati niba APR tuvuga ko ikomeye ikaba itaragura umukinnyi w'ibihumbi 100 oya nirazirakennye niyo muravuga ngo irafite oya nasanze nzozi asante sana mu mwanya nizo gutabara ariko itimu yawe ko numvise ngo igiye kuzana umutoza bimeze biti umbwire neza uko byifashe uwo mu ikipe kabisa gubwe neza umunywanyi niye timu ni yani Nyarugenge kabisa ari karavuga ati twese turakennye unaniwe kuvuga umuntu ati twese turakennye uvuze ikipe twatatumenye batangazajya uti ibibazo by'abazayirwa rero ntubyivangamo muzamura mwihoreye yesi ngiye kwivanga mu bibazo by'abazayirwa nge namusinyisha ariko wagize umuntu upfa gusinyisha mujyane mu ikipe yawe nge namusinyisha ikipe yawe nabyo arabizi none ko yakinnye matches oya Jean Fidel ibyo yahuye nabyo none se ndabizi mutangaza ko yateye match muri stade byihorere yari match kwigurisha namara kuyacakira se uzongera kugira oya ubundi Ruvumbu we ntiyakinaga mbere yuko yazikoraga se abantu batabibona bataramenya ibyo ari byo byihorere noneho Leonidas urugira inama Rayon Sport wavuga ati mwihorere kuko Rayon Sport yageze ku rwego rw'ikipe y'igihugu urigira inama Rayon wayigiriye inama kuri uyu muzamu reka manze nyine mvuge manze ngasasire Rayon Sport ni ikipe abantu bashobora kwihishamo akazagaragarizamo amarangamutima ye mu gihe azaba ashaka kandi bikaba byagira ingaruka kuri Rayon Sport nk'uko bya Ruvumbu byagiye ashobora kuza rwose akanafata mu mikino ya mbere ariko isaha n'isaha akazakora ibitarabaho nge nagira inama Rayon Sport yo kumwihurira bagashakira ahandi niba akatabuze mu niba ari umuhanga barabonye kariteze bakazishima nagira inama Rayon yo kumusinyisha akatabuze mu rutoki inama koma nakatabuze mu bijyanye niba Rayon yaramushinye nge nagira inama yo kumusinyisha nge namwe tubita abakongomani bakorera hano igihugu cyacu n'amahoro ibyo nabikora azabihanirwa nyine nk'uko Ruvumbu yanwe nusari icyo bitwaye hanyuma Rayon Sport isigara niki niba yari yaragize muri plani zayo yuko uwo munyezamu azaba hari mu gihe azaba yagiye ibyo namakosa niba amaze none se avunitse nyine izashaka n'undi muzamu ukomeye avunitse se reka tuvuge umuzamu umusinyisha akavunika ariko icyo kuvunika si cyo duheraho tureba reputation buriya bya uretse Ruvumbu se ninde wundi wabikoze Gibukaza se yari yabikora ntatozi AS Kigali yahuye na Rayon se ntiyabikora yahuye na APR ntiyabikora batarabikora babendeka ntibahura na za Rayon ko batabikoze amagaju ntabazayirwa afite ko batabikoze Gibukasa mutandukanye ubwenge ibyo n'uburyo yibera mu Rwanda Gibukasa kuba yaza mu Rwanda urugo rwe rwibera hariya igihugu cyacu kiratekanye Gibukasa reka mutandukanye nabo yamaze kwisanisha n'abanyarwanda bendeka ko atarabikora bendeka we mukura nawe yasinyisha uriya usanga ari mu mupaka uba umupaka yiyorere ntabwo umuntu umwe yajustifiye abantu bose ariko nawe ntabwo wabura guhangayika oya guhangayika byanze bikunze uyu muzamu niba ari umuhanga rero yaramushimye ba Jackson mureka n'abakiranye nawe ndamukabiriza ngo mushimire kubera ko uyu ni umunyezamu umunyezamu cy'ikipe y'igihugu ikipe y'igihugu ya Kongo y'abatanye imyaka 23 yandi yadutsinze 5 akaba yarayirimo ari umunyezamu wa mbere ko yarasubiye inyuma nire gusubira inyuma ni ikindi ariko rivata nivo nivo yarafite none se uwico Joseph Yakre wariye 5 ari he sibyo Sifiakre wariye 5 ari he oyo mukinya za mu rwego sibyo twega amacenga dufite nuko Kinshasa ari mu bakinyi bari top class nk'uko Ruvumbu yarameze bazi mu ikipe y'igihugu yabo sibyo icyo bamucengezamo cy'intwara amatwara gwenda niba iyi Rayon Sport konzi ko ari ifite abaturage benshi ni ikipe yuje stade amahoro mu mirongo ingahe nka bintwari y'Ikongo nkakora ibintu bitara bakamusingiza Ikongo wenda bakangira umudepite ibyo so umupira nge ndareba umupira abazayirwa bakwaye umuvembi azahanwa bose tujyayo ariko arasa Ruvumbu azahanwa ariko burya genemera Jean Fidel ko ari umugabo umushishozi none se wowe umujura uretse gato yawe nawe kuri umuntu yagutungura yawe nabyo kuri Ruvumbu bisubiremo banza usoze nanjye reka nkubwire je mwemera ushishoza ejo bundi yarabibonaga akavuga ati stade amahoro na event igiye kuberamo kamera z'abantu bose zahagurutse ariko aravuga ati uyu muzamu Jean Fidel mpamya ko n'ibya politike yabindusha aravuga ati uyu muzamu mureka cyane rwose ntacyo bitwaye kandi uyu muzamu ari utumwa
abakongomani babyumvishe bati mwatashye igikorwa remezo stade mwagiye mumwereka Afurika ko ari igikorwa mukoze kimwe mu bikomeye mwafite urumva bashobora kuba bari babizi none se yaje abyiteze ko ajya muri conclusion yanjye niba Rayon Sport yarabonye ashoboye Rayon Sport ifite abayobozi bazi ibya politike. Jean Fideli yabaye umusirikare, ibyo yaba bizi nawe muri analize ye ashobora kuvuga ati twamusinyisha cyangwa kana consultize ashobora no kujya kumva najye consulta nyine kwakerekeza aho ngaho rwose ahubwo yugarukira aho ngaho ko nabonye umunyezamu Kongomani mwiza muteresha ukaje. Oya Jean Fideli byerekana biturushaho so wajya gufata decision se ibintu bya politike we arabizi. Ubwo rero mushima izamuka rega naruvumu yari umwana wari yaranayimenyeye natwe nta makenga twigiriye ntabwo tubimushinje ariko naba ari mwiza yasinya oya nimwe niba mushima ibyo birayire bazamusinyisha nakora amafuti tuzongera tubihane wamenye tubwiye tumwamujyanagaye cyane. So ibyo ngibyo rero ni ibyo kuri uwo mukino ndetse n'amakuru ari muri aya makipe, ariko mutangazaje ngo ku munsi w'ejo APR atangira kumena ku munsi w'ejo ngo abakinnyi baragira mu Rwanda amatike yabaye tayari kuva kuwa kabiri rwose. Amakuru twahawe nyuma ya match umutoza wazaza ryari banzo here ku mutoza iramena umutoza yemeje agomba gutangiza imyitozo uyu munsi duhere kuri icyo bagomba gutangiza iminsi imyitozo. amakuru yuko umutoza yaba yahageze cyangwa ntarahageze ibya pereka tuzabyinjiremo ejo cyane sibyo kubera ko hari n'abandi nabonye bongeye bigabye hanze nanone byandi we ndasi yavuga ati amafaranga araribwa urumva hari abandi bigabye hanze kongera kujya gushaka abakinnyi urumva kuko hari ababacitse. Ejo hari umugabo nakweretse wagiye muri El Hilal umunyasenegal mediateur nimero 8 urumva yego uyu mugabo yari yarumvikanye na APR ariko babura yo kumwishyura yitwa Eme Tedenge urumva yari umediateur ukina 8 cyangwa 10 urumva yego uyu yari amaze kumvikana wa mugabo yagiye muri Senegal ntabwo